Amahoro y'Imana nshuti muvandimwe we wakoze subscribe kuri Olivier Media TV nyagasani Imana akomeze guhaza indoto zawe guhifungura guhaza ntabwo iri gutera umurengwe we n'umuryango wawe. Nshuti bavandimwe rero nshuti zanjye zakadasohoka ndetse abanyarwandakazi bo muri hose rwose iki gihugu cyacu ubuyobozi bw'igihugu cyacu buracyafite ibintu byinshi byo gukora pe. Buracyafite ibintu byinshi byo kwigisha, buracyafite abantu benshi bo gukuramo ubugome, buracyafite umva man birababaje. Wenda hari inkuru mumaze iminsi mwumva cyangwa se bamwe ntabwo mwabonye umwanya wo kuyumva ko mudakunze kujya ku social media, mutabona n'umwanya wo kumva radio, wenda mwaguruka muri kwihigira, ariko hari inkuru ibabaje imaze iminsi trendinga nkuko mba ndi kubabwira nyine bigenda bigirwa kuri no mihanda abengenda bagezaho kuri iyi channel. Mu karere ka Bugesera hari abagizi ba nabi ababagome bitwaje intwaro za gakondo, ubwo ni imihoro, n'ubufuni, n'ubushoka, n'inyundo, n'imyuko nka bya bindi muri jenoside interahamwe zabaga zifite. Barabyitwaza batera urugo rumwe rwo mu karere ka Bugesera aho ngaho mu murenge umwe. Wumva ukuntu Richard Mutabazi agifite ibintu byinshi byo gukora, agifite ibintu byinshi byo kwigisha ndetse no kwicaza abantu bamwe bakaba babagenera ibihano bibakwiye bitewe n'ubugome bafite, bitewe n'ubugome bakora. Bateye urugo rumwe, umuryango umwe, of course. Umugabo baramufata, baramuhambira, baramuzirika. Byari ibigabo nka 5-6 gutyo hejuru y'uwo mubare. Bafata umugabo baramuhambira ku ntebe, baramuzirika. Barangije bafata umugore we bamushyira hariya bamusambanyiriza mu maso ye. Can you imagine? Urumva ubwo bugome vraiment, urumva icyo gikomere bateye uwo mugabo ndetse n'abana babo barebaga. Urumva icyo cyasha koko, urumva ibintu abanyarwanda koko ubugome bukiri mu banyarwanda. Ubwo se nk'umuntu koko wambwira gute ko jenoside atakongera kuyikorera mu tsibaye, usibye ko nta itazongera kuba muri iki gihugu? Wenda hazaba ibindi tutazi, ariko jenoside yitakongera kuba. Urumva uwo muntu atari umugabo, urumva atahaniye hehe na za nterahamwe zafataga uruhinja zigakubita hariya ku gikuta, nka za nterahamwe zafataga ibisongo zigatera mu bitsina by'ababyeyi, bafataga umuntu bakamucucuma mu isekuru. Can you imagine? Gufata umugore w'umuntu ukamusambanyiriza mu maso y'umugabo we. Ladies and gentlemen, umva, leta y'u Rwanda iracyafite byinshi byo kwiga, iracyafite byinshi byo gukora, iracyafite abantu benshi bagomba guhanwa bakareka ubwo bugome bukabashiramo. Urumva yuko umva baba we, ubwo si ubwo Richard Mutabazi, usibye ko utabera hose icyarimwe, ariko se inzego z'ubuyobozi, abayobozi bibanze bo ngaho hasi, ba mudugudu, ba mutwara sibo bande, ko bigenda bigaragara ko bavuga ngo ntago batanga amakuru, ngo batiteranya, ngo hagato ngo batazazana ngo bakakubitwa bakicwa. Tuti bavandimwe, wabaye ijisho rya mugenzi wawe, ko meya atabera ahantu hamwe, ko gitifu ataba mu murenge wose icyarimwe. Niyo mpamvu ubuyobozi bwegerejwe abaturage. Mwebwe mumaze iki? Murakora iki? Nimba uzi ko ugifite ubwo bugome, umenye kuri iki cucu n'igitandatu mwabigoryi hambirwe ko bimeze. Nta soni usambanyiriza umugore mu maso y'umugabo we. Urumva ubwo bugome? Twa nuko sha man, Imana ijya ibareba gusa, mwebwe nibakubite namwe inkoni zibahaza mwabicucu. Bugome bubi gusa. Rata kora subscribe kuri Olivier Media TV, share, comment na like. Ni uburenganzira bwawe. Imana ibahe umugisha.